Ikaze mu gikoni cya udahogora. Uyu munsi ngiye kubasangiza uburyo ushobora gutegura iyi salade muri kubona. Ni salade iriho amaleti, iriho inyama y'inkoko ndetse na avoka. Biroroshye cyane kwitegura, ibiryoshye nubwo ntari umuhanga cyane mu bintu byo kudekora salade, ariko ibiryoshye pe. Rero ndatangira nkora vinaigrette. Ahangaha harimo ibitunguru n'udutungurusumu nka tubiri na black pepper nkeya nka kimwe cya kane cy'akayiko. Hanyuma nkahita nshyiramo utuzi tw'indimu nari nakanze, nkahita nshyiramo n'amavuta. Ndakoresha huile d'olive, ariko ushobora no gukoresha nk'amavuta y'ibihwagari cyangwa aya soya, mbese amavuta yandi waba usanzwe ukoresha meza ashobora gukora salade. Hanyuma nkabisya byose hamwe. Iyi niyo vinaigrette ivuyemo, ndaranyishyize ku ruhande, niyo ndibuze gukoresha. Ndi bukenera harimo iriya nyama y'inkoko, ni chicken breast cyangwa se nyama yo ku gice cy'agatuza. Hanyuma rero n'izi salade ni letu ziriya z'umutuku n'izi ngizi zindi z'icyatsi ni letu kariya ko hagati ni agasalade asiatique. Hanyuma nkahita nkurikizaho kumarina inyama y'inkoko. Iriya mbanjeho ni turmeric. Hanyuma mpita nkurikizaho coriander, ugenda ushyiraho uturungo dukeya, ndetse ndashyiraho na Cyane, ndashyiraho na black pepper. Ushobora gukoresha ibirungo waba ufite, ushobora gukoresha wenda chicken masala niba uyifite, ushobora gukoresha tungurusumu na tangawizi, nabyo ushobora kubisya hamwe ukabisiga ku nyama ukaba wayiteka, nabwo ikabiryoshye. Donc bishobora guterwa n'undi n'ibirungo usanzwe ukoresha mu guteka mu rugo, cyangwa se ushobora no kubikora nta n'ibirungo biwasizeho, bitewe nyine n'ukuntu waba ubikunze. Gusa ibirungo nyine bituma wumva ibiryo biryoshye. Hanyuma rero ya nyama twamara kuyimarina neza, nkahita nshyira amavuta makeya ku ipanu. Uteka ku muriro mukeya uringaniye, ku buryo mbese iyi nyama ifata umwanya wo gushya kandi idashiririye, ikagenda ishya gahoro gahoro. Amavuta rero amaze gushyuha, ndahita nkurikizaho gushyira ya nyama mu mavuta. Hanyuma mbe nyiretseho gatoya nkuko nabibabwiye ku muriro uringaniye. Mu gihe rero iri ku ziko ndaba ntegura ibindi turi bukenere muri iyi salade. Ngira ngo muri kubibona ko nyitetse ku muriro uringaniye. Rero izi ni za salade asiatique nababwiye, ariko ushobora guterwa nanone na salade wabona bikoroheye bitewe n'aho waba uri. Ntabwo ari ngombwa ngo ukoreshe izi ngizi ngewe nakoresheje. Hanyuma nkagenda nyine nzitandukanya bisanzwe, kugira ngo zibe ari ibintu bitamirika, atari ibibabi binini cyane. Hanyuma rero ubwo uri kumva ugenda ufata akanya gatoya, ukongera ugahindukira nyine ukareba uko ya nyama imeze, ukagenda utekana no ku rundi ruhande gutyo gutyo. Iyi salade iba yoroshye, nk'abantu bari kuri regime ushobora kuyikoresha bikagufasha nyine kuba waburiye ibiryo, bituma wumva udafite inzara nyinshi, kandi nanone bitari bugutinde mu nda ngo wumve mbese uragugaye. Ikindi kandi ubonyemo intungamubiri zose ukeneye, kandi ukaba mbese wakwirirwa umeze neza, cyangwa niba ari na nijoro ukaba warara umeze neza. Ya nyama rero ugenda unayihengeka kugira ngo ishye na hariya mu mpande, kubera ko mu mpande umuriro utari kuhagera neza, ugenda uyihengeka gake gake. Rero ndashyiramo na rosemary kugira ngo iyi nyama ifate umuhumuro wako. Ukagenda nyine ukaranga iriya rosemary nayo iri mu mavuta atetse ino nkoko, ugakomeza nyine ukayiteka kugeza ihiye. Nkuko nabibabwiye, ugenda ushobora guhengeka gutya ipanu kugira ngo amavuta asa nkajya ku ruhande rumwe, hanyuma ugashyiramo inyama nyine kuri hahandi ku ruhande haba hatahiye neza, kugeza ubwo nawe uyireba ukabona ko ari inyama yahiye. Urabona ko ya salade namaze kuyikata, nyishyira ku gaplato ndi buyitegureho. Hanyuma rero kurikizaho gukata avoka. Ugize amahirwe ushobora kubona avoka nziza nyine igaragaye neza, inameze neza, inaryoshye. Hanyuma ukagenda uyishyiraho kuri ya salade. Nkuko nabibabwiye, nge ntabwo ndi umu expert cyane mu bintu byo kudekora, ariko nubwo biba bitadekoye cyane n'ubuhanga, ariko biba biryoshye.
hanyuma rero n'aya nyama murabona ko imaze gushya, ugahita ufata icyuma ukagenda ukatamo nyine uduce dutoya nk'utu ngutu ndi gukata. Iyi salade kandi ushobora kuyitegura wenda ufite nk'abashyitsi cyangwa se ikindi gihe icyo ari cyo cyose nyine byaba biri ngombwa ko utegura salade nziza kandi irimo n'ibindi bintu. Ushobora kuba wumva udashaka stress yo guteka amanyama n'ibindi bintu nk'ibyo byinshi cyane, kwa kundi uba ufite nk'abashyitsi ugahita wategura salade nyine iriho utunyama duke abantu bashobora kurya bakaba bariye neza kandi bitagusabye gukoresha budget nini nguragura inyama nyinshi. Hanyuma rero ukabitegura gutya, ukaba washyiraho iriya vinaigrette cyangwa se ushobora no kuyitegura ufite nk'akantu k'agacupa kamwe baserivamo vinaigrette, ukaba wakoresha agacupa abantu bakajya bihereza ku giti cyabo. Nuko nguko iyi salade imeze. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uko nayiteguye, nizere ko muzayigerageza mukampa ibitekerezo mu mwanya wa comments, ndetse mushobora no kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga. Instagram yanjye yari imaze igihe barayibye, nakoreshaga yitwa Vanessa Pax, ariko ubu ngubu Instagram yanjye nayo yitwa Udahogora, ni nshyashya. Niba unkunda kundi ibyo nteka ushobora kutangira ukayikurikira, hanyuma tukajya tubana tugasangira ibitekerezo. Ndabakunda, naho ubutaha, bye bye. Yari njyewe Udahogora Vanessa, peace.